salama man. Kwiyogoshesha se? Bimeze bite se? Fresh. Kwiyogoshesha man. Sabona ko nandi hano kwa Samusaro. Mavuye kwiyogoshesha mwana. Usikumeze neza man. Musaza arabinkoreye. Ubona ari neza man. Uyu ni mubi cyane. Byaje nzanga kwa Samusaro. Samusaro wamubonye. Ni ngoma kugera anje bikurikirana. Knowless. Shani fresh mwana. Bike byatari. Ewana shani kwa kundi. Cyangwa manze nakura buri staff. Umbwira se kungo byifashe bite se mwana. Twara naburanye byatari. Shani izina ry'Imana. Ushaka kumbwira iki se shana ukene bura. Umeze neza byatari. Uki nimeze neza manana ubona mba naje kuri 300 mwana. 300 utangiye gutakana narakurabura mwana. Wapi mane ntabwo ibintu byaranze kabisa. Kuntu nshaka none ubyeyi. Nguriye kamwe. Uracyavuga byeri mwana hora cyangwa byeri muri iki kinyejana. Musisinye mbona wowe nka buri munsi. Mwana ngemeruka byeri ryari bro. Naje kwiyogoshesha muri 300 ngo cyeko ngo byeri bro. Ngo byeri no simbizi. Gute se? Kandi zo ndora yinyemereye man. Ngaho reba reba umuratiye none. Mwe muracyavuga byeri muri iki kinye byeri zukuntu yahenze. Kamwe man ndabizi nago yahebura. Ndabizi. Wowe wagaze neza kabisa. Sha ntakubeshye. No kurya n'insazi. Byanyabyo. Mperuka gukora ku inote ya 500. Kera cyane. Kanumva ari ibibazo. Urumva? Turabigenza gute ubwo? Hano kuvuga byeri ya 700 bro. 700. 700 kabisa. Hano bashaka ngo ukubite 700 nkugurira kabyeri. Nawe ukaniguri. Nkugura byeri nanjye nkugurira byeri. Zikaba byeri ebyiri. Ko nabonye batajya bazana imwera. Bazana umupaki bune. Ngaho yabare yose umve ko amafaranga hari umuntu ukiyakorera muri iki kinyejana. Mbona nawe uri inyatsi kabisa. Nakundi. Twabigenza ute? Twabitaye nyine nakundi. Twabigenza ute? Mwana bwo sari urimo urataha se gute mwana? Hewana. Urumva mwana? Ina bari insazi mwana. Akazi karabuze kirakita ibintu byarazambye. Umuntu bari inkoni ndabyumva kabisa. Nge nakubeshye. Meruka gukora kurunigi kera cyane. Reka kubona bitanu gutya ukabirebesha n'amaso yo. Allo Alice. Byumvikana mwana. Meze fresh. Waraburanye wakintu. Ashaka kuyinjirira se? Wapi nta kintu ndoma nta kintu nakumarira kabisa ibintu birakaze. Abantu ndi munsi kabisa dupaho undi munsi ntari imana. Fresh kabisa. Man. Usobora uri kuvugana nandese. Kibibi cy'inshuti yanjye cyitwa Alice man. Itanga vibe byatari cyashaka kunyinjirira ariko nta kintu umuntu ahagaze man. Wallahi bamwita Alice man. Alice cyangwa Alicia. Wallahi Alice none sengo yera Alice mwana ngo ishaka Rizaremera. Man. Uracyagira amahirwe mwana cyane kikaguhamagara gutya kikaguhamagara. Kiramamagaye nuko nanze kugira fruit nta kintu magaze man. Ntago byumvikana no se amahirwe mwe muyakure amahirwe. Ntago birenze. Ko rimwe abantu tujya tubona amafaranga tukabura naho tuyarira. Ndetse no umwana urumva namubwira akaza ngamumarira iki musirikare. Unakone twabigenza no se murakundana gute? Ntago dukundana n'inshuti yanjye tu. Bisanzwe. Tuba twariganye man. Mwariganye. Abi mwarakikanye ariko mukomeza muri intare. None se kamwereke. Wamushituye nimba atari umusheri wawe. Agari sheri man. Ako n'injyana cya freshes. Nikibonye none wawe tusara kuntu kundi ibyana. Oya se. Wawe tusara cyane. Wawe tusara. Nuse wagishitiye man. Ndagishitura wambwiye ko nawe cero ufite. Buriya ukizana ndakwereka uko tubigenza. Nibwira kigwemo. Ndakwereka uko tubigenza. Guso nunyinisha manu ngo. Oya ngo ndakwereka uko tubigenza we nugira ikibazo. Amafaranga n'ubu tuvugana. Meruka gukora ku gihumbi kera cyane. Kabita mubwira. Amafaranga arabuze we. Nakuwe muhamagare bara. Meze bite se? Umbase. Nyene kwituza. Kwituza. Rotu nyene yariciye mu ndahaza. Kwituza. Eba bo twajyaga twicara kwituza. Urayibuka se? Abari nugiye kunsanga sasa ngo uze n'umuntu. Ye kuguza n'umukire. Oya. Kabisa. Reka tukohereze n'itike nari. Nukumukubita n'itike mwana. Nyirizo hospitalize n'itike. Ako nakibazo. Kuri no nimero. Sawa. Ariko kanyubahisha cyane. Ngenda bigukorera man. Ngushiturira imana. Wana ngewe. Urumva? Nahita niderega bura nahita nidevelopa mukuntu nge nkahita mbamo ikindi kintu gitangaje nge se ko niyo beranya.
turebe ibyari byo sibyo Gatiki sukohereje se bigenze neza cyane kigiye kwita kigwa muri uri Gatiki ndakohereje ariko mana arashize nuko agacupa kamwe tukamenya na akahita yigendera murataka ntataka k'amafaranga yabuze nawe ubizi ubwo mana zitunga gutangwa agacupa kamwe ahubwo ndabona izari nyinshi mwana amukubita kano musogera ngo tume gutya ahita yize sawa rise meze neza oh la beauty karibu karibu kabisa meze neza ari ndakubona fresh kabisa na mutima mu tinze cyane ari oya burihuse mwana ni neza ari shana dibye misi mishi ba meze neza ari ko namumenyeze ngo yitwa Makanika inshuti yanjye Ntamafaranga yandi inshuti ya litire cyane nawe mwitarise nawe ni inshuti yanjye twariganye bamwitarise mwari sawa cyane kabisa nishimiye kubamenya Alice yes uzone igikisi shangiye nta kintu ufata oya ndashonje kwa ko muhuye mu rugo hakiri kare mbese urashonje nshaka kurya umboka shonje arashonje umwana arashonje so bibona se ubwo bamuha iki sinzi icyo ashaka hano si ibirayi babihari kikira kitu kabisa ntabwo mbikunda n'igito cyangwa babihari kabisa ni byiza cyane hano si kabaga kwavuga nabaga kwavuga hano abaga kwavuga neza fresh agera amashiti banjye agiye tujye tuzana maze kukarya umva ngo mu mujyi wose twese tuza kurya urukwavu hano hano habura urukwavu kwavu nubwo tugiye kurya nabwo agiye kurya nyine numva agashaka urukwavu n'udutoki tubiri wanzaniye umwana urya urukwavu ni byiza cyane vrema cyangwa ushaka kugura inkoko oya ntabwo ngiye nyikunda we nta kibazo baguha urukwavu uyu mukobwa si wakora watuzaniye urukwavu n'amafiriti abiri simurya mu ifiriti ngiye n'ibitoki bibiri urukwavu n'ifiriti yego ese ubwo hari abagabo murya mwe mwakunda igitokira ibyo ngibyo bagiye kutuzanira narire ndashonje ikintu cyo kunywa njyewe ndanywa amashashi iyo naranga urarya unanywe niko sha nawe usigaye urya ifiriti mwana kuva ryari sha urya ifiriti ariko it's okay Alice welcome thank you welcome umusaza mukuru cyane meze ute fresh nkumbesha ntabwo wabyumva kiburere siko sigaye haraye nawe nta wundi mukobwa ujya amarara urabizi rakureba nta wundi njye amarara ni Alicia gusa muraziranye cyane se bisha cyane pe muraziranye kabisa myaka myinshi musaza wawe ko mujya no gusa umwanduzi ko mujya no gusa big time ntabwo ari brother wanjye
ukuntu turi abashuti ari ukuntu muri abashuti yego inshuti yanjye cyane birenze ariko okay sawa c'est ça ya ariko ugomba ko ugomba kumenyana ya urumva sinabumenye se Makanika wamenye bura birabaye se ya birenze biriya bibaye makanika we nawe ndashonje pe biraye babihagije ariko nta kundi tu ukuntu yambaye cyabura aho ngaho yambaye cyakora yambaye neza cyane nabo barahenda byiza cyane barahenda biba byatugoye kwavuga rwose yatawe wabyumvise ukuntu karyoshye subu gahagaze gute si 10 se sanzwe ari 10 niko gasanzwe kagura 10 kabisa urukwavu rugura 10 10 kabisa ariko ukaba uri kurya itako ndi kurirya ikibazo se nawe wa uraryemera ariko wese kurya sonje itako nawe arya itako kubera se ndi itako rya kariyowe gusa sindumva ngoni ni gaya nani sama yosha yanjye rwose makanika birazwi umvase mwanzane kagwara nase gakonje sawa yegura nigura ngahe mwana igura bitatu igura bitatu cyangwa akora bitatu banze nano amsiseza ni bitatu ibihumbi bitatu ariko ni kazi ariko agoye ubundi bwo muri mu biki we ubwo muri mu biki kurya ahubwo nawe mu biki muri mu biki suri gato yeza ni gora naba manzane mwana sikutarya umeze ndaga kwavu mbona ariko murimo ati se ibintu mbona murimo nabidashanga ariko sawa byagiye akuntu kunda kurya shabisa y'ibiryo sibajya urukaga pete nuko ubuhaririga niyo mpamvu uvuga ko turi inkorera ariko nawe ubundi rwose apeti kabisa apeti n'ibintu mbona murimo ngo apeti ibintu twavuganye mbere ukajya kuza ntabwo ubyibuka ibintu twavuganye ndabyibuka ugomba kuba wawe ugomba kumenyana na makanika ufite ikibazo ntabwo bakubwira ni kuri nice meet you wawe ngende kumva wareka kurya nkajya nkutama so wabyiboreye sibyo kangerageza ngiye ko ntase ko utari ku nyine wabonye ko ari njye waguze hano waguze kandi wakoze wabyishimiye n'ukuri makanika nyine kutanyuzamo ngo nanjye nyine yego ujye wibusanya nyine nanjye ugire ukuntu nyine ariko ntabwo bizi ntabwo yakubwira ikibazo ntabwo ngenda sharinga nawe usharinga iki kandi kumwe n'umugabo wanjye ariko niba uri best wawe nta kintu bivuze ibyo umugabo wawe ninde ariti n'umugabo wawe nepa tegereza neza uraza kubibona basi umusema kandi ucika intege ariko gahunda ndayibuka ntugire ikibazo kandi urayibuka ariko sha ndayibuka n'ukuri umva se gira vuba turangize kurya ubundi tuvugane ntari nta kibazo kamere kuko ngenda shonje nta kibazo kabisa ubwo na fagitire yabayikora nyine tuba bayikora turebe ibyo ari byo okay namwe mwabivuganye simbizi byanyu kwa muri kunkinira filime ahubwo ariko twavuganye urukwavu rwanjye ndaruguze amayoga ndaguze mwe mwantumije ahubwo twagutanye none ariko nta kibazo biryoshye kweli ndabona rwose mumaze kwipula turariye wowe ntabwo wari urimo se nawe wariye
gera unagari kibura wabona wabonye nari nawe warushonje kuko nari nshonje Imana ngiye biryo byarananiye kabisa wihagazeho shaka turakunda hanyuma se wenda tumaze kwiyakira nk'uko wenda gahunda twari twazipanze hanyuma se gahunda y'uyu mwari ngiye imeze gute umukobwa kumubona se Sirakubwiye ko nitwa Makanika se nakumenye rwose nge nagukunze cyane nakwishimiye cyane ase ko utari kunyegera bimeze bite igera gatebe hageza agatebe hano igeza agatebe hano kabisa ariti ucaye neza se aritire we ushaka nanakora none se urabona gahunda porogaramu bitari kugenda ihinduka ndabona yanahindutse kabisa aho bigeze cyangwa ibi bintu niko wabiteguye sha Alice ngo niwinyigire sha va kuri musaza wawe umusaza wanjye ninde koko nakubwiye guhera karikoso ni boyfriend wanjye ati wambwiye gute tujya guhura akubwiye ko ni inshuti yanjye ari inshuti yawe mukundana se ari inshuti yawe umva se ati tuvugane se wareka tukavugana gatoya nimba mu byubahiro byanyu wareka tukavugana gatoya wamuvugishije oya reka mvugane ibintu byanyu ntabyo randi reka tuvugane gatoya urumva urandebera ngwino tuvugane gatoya ariko sha urumva mwana ngwino tuvugane ngwino tuvugane ndimo ndakumva biya ni ibiki mbona uri kwigira kuriya nibira ni ibiki nibyo twavuganye mbere ko tujya kuza hano twavuganye ko ari inshuti yanjye nge nawe twavuganye ko umbaye pase unzaniye cyane no kugira ngo nge nganire nacyo kimbwiye ngo murakundana ntabwo dukundana nyine ni inshuti yanjye ako nubwo umuntu ari kwimyitwara kuriya basabiri ubukozi iki bro ushatse kwerekana iki ariko nta birenze biriya ngiye umuti ndawukora mpaka urabikora gute se kandi mbona ibintu uri kugira hari numva nge ndimo ndashaka nimero rero nkakora kiri kukwicaraho kubera ko ari ngewe wagize gute waguze ni nge cyaka konje ko bakicayeho none ibaze ko ari we kiri kwicaraho none utanaguze kandi cyakagombye kunkunda kubera wowe nta n'ikintu n'akajeste na kamwe uri gukora urimo urandaburiza gusa uno tugende mane ibingibi birabibyuya nibiba amaraso bana birabibyuya nibiba amaraso kuko nibiba nabi hano biraza kuba nabi nge nabibonye oya ntabwo bigomba kuba nabi tugomba kubikora neza ubundi biriya bintu biri hamwe byose ubona kubwiye ko mfite 3,000 biriya bintu byose biri hariya kibaritse tukabyakaza kuko nta mafaranga aho ngo tugende ariko murasetsa ibintu tutangiye ni ibiki buri tugende shereza ko twadufitanye gahunda se genda nasoje ariko mwari mufitanye na gahunda n'uyu nguyu cyangwa muri none se Alice ngewe n'umuhungu rero yari yambwiye nyine ngo araduhuza tube twajyana imishyikirano tunakundana none ibi bintu duse nabikubwiye ngewe nawe duse nabikubwiye ngo nyine ni pass yaranzanye none murimo murankora ibikihano mumbwire ibintu birimo muramubwira sheri wowe uritoye ujya gutanga pass girlfriend wawe reka murakundana iyi turakunda nasohokanye abantu nako nasohokanye n'abantu bakundana nasohokanye na couple oya nta kibazo okay sesa nabyumvishe cyane ariko we se mugiye kugenda se ntibazana agafagitire turebe ibyo ari byo nta kibazo bazana agafagitire kabisa nose wowe wasohokanye n'abantu utazi umuntu wabirakariyemo oya ndebe ntabwo biri kumvikana ariko nawe njye ndi kumva nta ahubwo se ni gute nta kintu ni igiki utumva ni igiki utumva yamaye pasi ariko n'indoha iguhawe ubu pasi n'indoha iguhawe ntibazane fagitire nyine twishyure tugende ko kabona kubwiye mfite ko nawe uyazi iki kijya mbere hano njyewe nshaka kugenda sheri nta kibazo kandi tugende bazi nyine ko ntamara tugende fagitire barayizanye agafagitire barakazanye turangize vuba tugende ariko si nk'uko tugenda twamusiga ntari mukansiga ndi gukora iki twe tujya muri gahunda mukansiga ndi kwishyura rebaho nawe mwana
bakora ku gafaca bimeze ngiye se ndarebaho shiri ndareba yitse bareba agafagitire twishyure kamusubiza akira none se ibyo ni ibiki mutangiye nyine kishyure tugende mushatse kuvuga ko mwari ibintu mutari bwishyure si wowe twasangiye gusa we ntiwaryaga se urabona ngo ndusha kurya nkaho ushonje ariko hano nizere ko kabiri ntazo nshaka bro hano nizere ko wenda icyo umuntu yariye akibuka neza cyane tworoherane tugiye koroherana wenda dusubire mu mibare cyane urashaka ko tubigenza gute se bwa mbere njya kuzana nakubwiye ngo iki nakubwiye ko turi buze hano buri wese akanywa agacupa kamwe hanyuma tukamenyana kuki wemeye se ko ibiboro bizi kuki nemeye none mwaje mu kabari mutari bwishyure none se yavuze ngo mfate nta kibazo nifate ibyo ndya iki kuno mugabo no mani ntukiyemere mu kabari niba nta mafaranga ufite ntugatumiza abantu muransetsa ukinjira urambwiye ngo ni iki cyo nshaka uri kumva abantu azi ko mwasaze umuntu yinjira mu kabari n'amafaranga afite ibyo se birakureba ngo birandeba urashaka ko tubigenza twavuganye ko buri mwese ari bunywa agacupa kamwe hanyuma nkamenyana n'uyu nguyu namwohereje agatike ubundi kwanza wowe ni gute wowe ushaka ko umuntu akugurira icyo kunywa n'icyo kurya akanagutegera none se wampamagara icyo ureka ndi mu rugo ukeka ko nta mvange zari ziriyo ku buryo umuntu yafite waguhamagaye wibuke neza ninde wamuhamagaye ariko njyewe ikemura ibibazo nigenda ubwo ntabwo uzi gahunda ukuntu zagenze zose ubundi urashaka ko tubikemura gute shaka ko mbikemura gute buri wese sibyo yariye ntabwo abyibuka kuko nari mpagaze se nabikubwiye 1 2 3 namwe mukubitanga kuri iyo fagitire ibihumbi 10 na bingahe wishyuye ibihumbi 3 noneho njye ubwo ntabwo uri kubibona se none ntabwo wariye ntabwo wanyweye ibintu wambwiye ngo mfate ahubwo ndi nkana n'ikintu nagakwiye kwishyura ushingiye ku kisana n'abantu bakundana none ngo nishyure abantu bakunda fagitire yanjye ngiyo 3 byanjye ngibyo setu nta n'ikindi twaza tuvugana nyine murabizi nose ubwo uragiye nta kintu twajya tuvuga njye nawe nta kintu twavuga nose ubwo twavuga iki nsohokana abantu bakunda ubwo shiri nta n'isoni bambaza ngo bigende bite ibyimbo umwe shani bakundana n'uwo mwana mubyimbane hakuru umusazi hakosheri nta soni urambwira ngo bigende bite asubundi wa mugandi umuntu w'umugabo nkawe ungana nawe aritora agasohoka nta mafaranga afite nose uko utangiye kubinkiraho ntabyo ngushyiraho akira ishyura tugende kandi turi gutinda sawa uranereranye ndi kubibona nibaza sha 3,10 na bingahe none biragenda bite haraburi 11,700 usura nabigenda gute usanga isi indesi dukumaze ba ahubwo reka nzi kanzi umwanya Yes. reka nawe uragiye se kujya byakunaniye ubyimenyere